In the name of the African Union. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ijambo Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya yavuze rikaba imbarutso y'ibyatumye biganisha ku rupfu rwe. Ngira ngo Muammar Gaddafi amaze gupfa wenda mbere ko dutangira ngo twumve rino jambo rye, ni ijambo bigusaba ngo uryumve wumve amagambo yavuze yatumye bituma cyangwa se aba nk'imbarutso yatumye bashaka kumwica cyangwa se bamurangiza bakamushyira hasi, nubwo hari n'ibindi byinshi bagiye bagendera. Ahanini bajyagiye biterwa n'uburyo uyabonagamo ibintu kandi akabivuga. Cyane ko nk'umusiramu wa nyawe yanavugaga ati kubona ukuri ariko ukaguceceka bitewe n'uko ufite ubwoba wenda bw'ibihugu by'ibihanganye cyangwa se n'abandi ngo batagira icyo bagutwara, yabyitaga ngo guceceka ukuri ngo nyine uburi umukozi wa shayitani, ubwo nyine nawe uri mu kigari cya shayitani guceceka ukuri n'ubundi uburi umubeshyi wa shayitani. Niyo magambo ya Muammar Gaddafi. Iri ni ijambo tugiye kurebera hamwe, wicara utuze uryumve neza kuko byagiye bigaragara ko Muammar Gaddafi igihugu cye cya Libya cyatatswe na NATO, bagishyira hasi, barataka ibintu byose bishyira hasi bitwaje ngo baje kurwanira uburenganzira bw'abaturage bo muri Libya, ngo Gaddafi yabagize arabica uko yiboneye, n'umunyagitugu, nta demokarasi bafite. Ariko nanone ibyo nubwo byabaye mu mwaka wa 2011. Mu mwaka wa 2015 hari amakuru yaje kumenyekana, hari email zasohotse za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye kuri Hillary Clinton, biza kugaragara ko uyu mugabo Muammar Gaddafi ubwo bamwatakaga bamushinja ibyo byose nta na kimwe cyari kiri mu mpamvu yatumye NATO imwataka cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi. Nta n'impamvu nimwe yatumye bamwataka, ahubwo byari mu nyungu zabo bitewe n'ibikorwa yari afite cyangwa se imipango yari afite yo kwiteza imbere. Ibyo mwagiye mubonaga ifaranga rya zahabu nyine rihuza Afurika yose, guca amafaranga y'Abafaransa muri Afurika n'ibindi byinshi cyane, na ya peteroli ya. Ibyo byose byatumye baza bakica Muammar Gaddafi bamushinja ngo nta demokarasi y'abaturage n'ibindi nkabyo. Ndetse mwabonye Libya uko yari imeze mbere yuko Muammar Gaddafi bamwica. Ubu ngubu bayigize amatongo, kandi icyo gihe cyari cyo gihugu cyiza kibayeho neza kurusha n'ibyo byita ngo ibihugu byateye imbere. Niyo mpamvu ngira ngo mbere yuko iby'urupfu rwe n'ibindi byo byose mwarabyumvishe, gusa iri jambo yavuze ni mu bintu byatumye babona ko uyu mugabo atabona ibintu nkabo ndetse ashobora no kuzagumura benshi, akwiye gukurwa mu nzira. Ahari mu nama nanone yari yahuje ibihugu biri mu muryango w'abibumbye, ibihugu byose byo ku isi bigize umuryango w'abibumbye. Hari inama yari yabereye muri New York, nibwo Muammar Gaddafi bamuhagurukije nawe ngo agire ijambo avuga cyangwa se n'icyo abwira abantu. Wumva amagambo yatangije ati njyewe nk'ujuhagarariye cyangwa se nka perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika suhuje ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye, ibihugu byose byari byateranye. Reka nizere ko iyi nama igiye kubera hano iri buze kuba inama izahora mu mateka cyangwa se abantu benshi bazahora bibuka ibyavugiwe. Ati njyewe nk'uwajuhagarariye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse muri inama ya 64 y'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byose muri rusange, ariko kuri iyi nshuro nubwo naje mpagarariye Afurika iri mu bwami burenga ibihumbi cyangwa se n'indimi zigiye zitandukanye, kuri iyi nshuro ndaza gusa nk'uvuga mu izina ryanjye. Reka mbanze mpe felicitation Perezida Obama kubwo kuba yabashije kwitabira ino nama ndetse no kuba yarabaye perezida. Icyo gihe Obama yarakiri perezida, bisa nk'aho abanyafurika bose batewe ishema na Obama kuba yarabaye perezida. Twese tukibona umwirabura yabaye perezida twarishimye, kugeza kuri Muammar Gaddafi no yarishimye biramurenga. Uyu munsi agiye gutangira inama no kuvuga ijambo rye, yarabanje aravuga ati reka tubanze tubwire felicitation umuhungu wacu ukomoka muri Afurika Barack Obama kubwo kuba yarabaye perezida. Mbega bamushimira, bari batewe ishema nawe. Gaddafi icyo atarazi nuko yari buzapfe usinye ku itegeko ngapfe cyangwa se uwari ku buyobozi n'ubundi ari uyu Gaddafi yumvaga ko ari we muntu nyine uzamugirira, ari we muntu uzahesha ishema abirabura cyangwa se abanyafurika. Ariko Obama ni we nyine watumye Gaddafi apfa kuko niwe wari perezida icyo gihe. Hano rero Muammar Gaddafi yari ari kumushimira, amwifuriza felicitation ko yabaye perezida, azi ngo ni umuntu ko kuzareberera inyungu z'abanyafurika. Ariko wapi, ati iyi nama ibaye aho isi yose isa nk'iri mu bibazo byinshi. Ni Gaddafi, iyi nama ibaye isi yose iri mu bibazo byinshi, ariyo mpamvu ngira ngo twese dushyire hamwe kugira ngo turebe ko ibyo bibazo twabihashya. Ati ikintu cya mbere tugomba guhangana nacyo ni ihinduka ry'ikirere, ni ikibazo rusange ku isi yose, ndetse tugahangana n'ikibazo cy'inzara hirya no hino ku isi, tugahangana n'ikibazo cy'amazi hirya no hino ku isi. Hano rero kubera ibibazo bakwiye guhagurukira mbere yuko atangira ijambo, ndetse dukwiye guhangana n'ikibazo cy'ubutayu buri kugenda cyangwa se ahantu henshi ari kugenda habura amazi, ugasanga hirya no hino hari kugenda nta musaruro haba, ahantu mbega haba ku gasi. Tugahangana n'ikibazo cy'iterabwoba, ndetse tukanahangana n'ikibazo cy'abarushimusi mu mazi, tukanahangana n'ikibazo cya immigration, ndetse tugahangana n'ibyorezo n'ibibazo biterwa n'ibiza,
byaba ari ibiterwa n'abantu bwabo twabyikoreye cyangwa se ari ibiza biterwa n'isi muri rusange na kamere y'isi, nta ruhare twabigizemo, byose tugahangana nabyo. Ndetse niho Muammar Gaddafi yaratangiye avuga ati nk'urugero icyo mbona iriya kiriya cyorezo bita influenza H1N1 ni virusi yakorewe muri laboratwari kugira ngo ababifitemo inyungu babashe kuyigurisha abaturage bo bunguke mu kugurisha imiti. Umva amagambo ya Muammar Gaddafi ukuntu yasaga nk'udaca ku ruhande, buno nakubwiye ngo tugiye gutangira, wumva ijambo yavuze ubundi bigatuma bavuga ati uyu mugabo akwiye gupfa, akwiye kuvaho kuko uyu muntu ntagasanzwe. Yaratangiye kuvuga birabera ati amavirusi nimwe muyakora mwarangiza mukayagurisha, kandi kuko ibyo bintu iyo ubirebye nawe ubona ari byo. Niziheruka baba bavuga ko ari zakorewe mu laboratwari, iby'amasida yakorewe mu laboratwari n'ibindi byose, iby'amakanseri twagiye tubibona ukuntu imiti bihari ariko badashaka kuyitanga, babagira ngo abantu bajye bahora bifuza bagura imiti, n'amadiyabete n'ibindi byose. Ati ndetse nanone ikindi kibazo dukwiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none ni ikibazo cyerekeranye n'ibihugu by'indyarya byuzuye uburyarya, ibihugu bitiyubaha cyangwa se bidafite indangagaciro za kimuntu kandi aribo bigira ngo ni abantu beza cyane. Tugahangana n'ikibazo cyo kwicisha abantu inzara ubundi bakazana uburyarya babereka ko babitayeho, ndetse tukanahangana n'ikibazo cy'ibihugu biba bishaka kwigwizaho imitungo y'ibindi bihugu byose bitwaje icyo bari cyo. Ndetse nanone ikindi kibazo tugomba kuganiraho uyu munsi wa none, tugomba kuganira kuri uyu muryango w'abibumbye. Iyi ari inama yahuje ibihugu by'umuryango w'abibumbye. Tugomba kuganira uburyo ibihugu byashinze uno muryango w'abibumbye uyu munsi wadutumiye byari ibihugu bine byo byishyize hamwe bigira gusa ngo birwanye igihugu cy'Ubudage. Ibyo byose n'ubundi byabaye nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, nibwo ibihugu bitarenze bine byishyize hamwe bimeze nk'ibihugu byasaga nk'aho bikomeye by'ibihangange ku isi, biri kureberera inyungu zabo bishyiraho umuryango w'abibumbye kugira ngo babashe kurwanya cyangwa se gufatira ibihano hakujya igihugu cyasaga nk'aho kibabangamiye cyane cy'Ubudage, cyari kimaze guteza intambara hafi ya ebyiri z'isi. Kuko ibyo bihugu uko ari bine byashinze umuryango w'abibumbye nibyo byashyizeho ngo ni icyitwa ngo ni akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Ndetse nanone ibyo bihugu kugeza uyu munsi wa none akaba ari byo bihugu bifite umwanya uhoraho muri ako kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Ibindi mu muryango w'abibumbye hari icyitwa ngo ni inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, ariko muri iyo nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye habamo ibihugu bifitemo umwanya uhoraho wa mwanya nyine w'ibihe byose. Noneho bino bihugu bindi ujya kumva barabatoye baravuze ngo wenda igihugu iki n'iki mwatoye kujya muri ako kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, ariko manda yanyu bari imyaka 2 abandi bakabasimbura gutyo. Ariko hari ibihugu bidasimburwa aribyo bya bindi n'ubundi twakwita ngo shingiro byashinze umuryango w'abibumbye. Ibyo nabyo ngo turaza kubireba ari Muammar Gaddafi. Ndetse nanone ibyo bihugu byashinze umuryango w'abibumbye bikaba byaraje kwiha ngo icyitwa veto cyangwa se biramujya mwumva ngo ni droit de veto. Ndetse Muammar Gaddafi akavuga ati ubwo uyu muryango w'abibumbye washingwaga ibyo bihugu bikamera nk'aho biwushinze, bikiha n'ibyicaro, bikiha n'umwanya uhoramo mu kanama k'umutekano, ibyo bihugu bikiha na droit de veto. Wenda droit de veto cyangwa se iyo veto ujya wumva ni uburenganzira biriya bihugu cyangwa se imbaraga byagiye biriha ku buryo ibihugu bigera nko mu 100 bishobora cyangwa se 40 bishobora kuza bikemeza ikintu bigatora ikintu, igihugu kimwe kikaza kikabivuguruza muri ibyo bihugu byihaye nyine iyo droit de veto, kikavuga ati imyanzuro ndayanze nyishe. Urumva uburenganzira bihaye nyine, ni ukuvuga ngo n'ubundi ni nko kugaragaza ko bo bari hejuru cyane y'abandi. Muammar Gaddafi akavuga ati n'ubundi uyu muryango w'abibumbye ushingwa ntabwo washinzwe twebwe duhari n'ibihugu byacu, oya mwari bumeze nk'ikimina cyanyu mwishyiriyeho. Ati twebwe bisa nkaho umuryango w'abibumbye washinzwe n'ibihugu bitarenze 3 cyangwa se 3 kuri 4, ariko nanone ibyo bihugu bigashinga umuryango w'abibumbye bishaka kurwanya Ubudage, ariko nanone amategeko n'imirongo yose bashyizeho akaba ari bashaka ko ibihugu byose nyuma bigize isi bura byose hafi ya byose biri mu muryango w'abibumbye, mugashaka ko natwe tuza ngo tugendere kuri iyo mirongo twasanze mwarashyizeho, mudashaka kumva ibitekerezo byacu twe twaje. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati na n'uyu munsi umuryango w'abibumbye wagiyeho mu 1945 gutyo. Ati umuryango w'abibumbye washyizweho ushyirwaho n'ibyo bihugu, murangije mwishyiraho imirongo igomba kugenderwaho. Icyo gihe ibihugu bigera mu 160 ntabwo byari byakagiye umuryango w'abibumbye, ariko naho tuziye umuryango w'abibumbye muracyashaka ko tugendera ku mategeko twasanze arenga imyaka 60 mwarishyiriyeho mwebwe, ubwo nyine bavuga Amerika na biriya bihugu bindi bitarenze 3. Ati murashaka ko tugendera ku mategeko twasanze mwarashyizeho, n'ubundi yarameze nk'ayo kurwanya Abadage ndetse n'ibindi bintu byanyu bigaragaza nk'ibihugu by'ibihangange n'ubwo burenganzira mwihaye bwa veto. Twebwe mugashaka kugira ngo ibyo bihugu bitari bihari ntitugire ikintu mwahindura mu mbega ngo turinganize cyangwa se tuba abantu bareshya.
oya atahubwo tuze tubajye mu kwaha. One was present and 8 were absent. Ati muri kano kanya nk'uko mubona imbere yanyu mfite kopi y'amategeko cyangwa se imirongo ngenderwa yari yarashyizweho n'ibyo bihugu ndetse n'umuryango w'abibumbye mu gihe ibindi bihugu bigize isi bitari bihari. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati ubwo ngewe nazaga mu muryango w'abibumbye naje kubona ko ibintu byose mwari mwarashyizeho byakagombye kuba byararangiranye n'intambara y'isi ya kabiri tugatangira bushyashya twese tugashyira hamwe, kuko ngo ibintu byose biri mu mahame n'ingingo umuryango w'abibumbye ukoreraho ni ibintu bitakagombye kuba bigikoreshwa uyu munsi wa none, bisa nk'ibyarangije igihe, cyane ko n'ibyanditsemo n'ubundi ababyanditse ubwanyu mutabikurikiza. Nanone Muammar Gaddafi akomeza avuga ati icyambere muri icyo gitabo muri ayo mahame yasaga nkaho yashyizweho na n'uyu munsi nyine umuryango w'abibumbye ukigenderaho, bigaragaza ko ibihugu byose ku isi bireshya, yaba ibihugu bikuru cyangwa se binini n'uduhugu dutonya, ngo imbere byose bireshya imbere y'umuryango w'abibumbye nyine uko bihuriye mu muryango w'abibumbye. Muammar Gaddafi akabaza ati tuvugishije ukuri ko handitse muri izo ngingo mugenderaho ibihugu byose birareshya, koko iyo murebye mubona tureshya? Atese nimba tureshya koko kuki mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye hari ibihugu bitanu bihorana, ibyo bihugu bihorana umwanya uhoraho, wa mwanya nyine uri permanent uhoraho ibihe byose, mu gihe ibindi bihugu nk'ibi ngibi bitonya byacu n'ibindi bihugu byinshi bitari ibyo ngibyo bitanu byo usanga buri nyuma y'imyaka 2 bamwe babatora bakajya muri ako kanama k'umutekano bakavamo abandi bakajyamo, ariko bya bihugu byo ntibivemo. Muammar Gaddafi ari kuvuga ati kuki muvuga ngo turareshya kandi ibyo bihugu byo bihoramo mu gihe ibindi bihugu bitorwa bikahabwa garanti igihe gito bikavamo, kubera iki? Ni ukubeshya. Ndetse nanone Muammar Gaddafi akomeza avuga ati iryo beshya ryanditse mu bitabo musa nk'abadushikisha cyangwa se mudupfuka mu maso by'umuryango w'abibumbye n'amahame yayo ngo twese ibihugu byose birareshya mu muryango w'abibumbye ibihugu bikuru n'ibihugu bitonya. Atese ko ari ibihugu bifite veto, twebwe tugira veto? Ari bya bindi nababwiraga nyine, wapi? Ndetse Muammar Gaddafi akomeza ababwira ati ese bino bihugu byose bifite uburenganzira bungana nk'uko gahunda y'umuryango w'abibumbye bivuga? Ati wapi? Ati twari twaremeje ko cyangwa se iyo gahunda y'umuryango w'abibumbye ivuga ko ngo igisirikare kigomba gukoreshwa cy'umuryango w'abibumbye cyangwa se mu gihe ibihugu byose byazanye ingabo kugira ngo birwane. Ati byakagombye kurwanira inyungu z'ibihugu byose muri rusange, ariko se niko bigenda? Atese umuryango w'abibumbye nawo kanama kitwa ngo nako umutekano w'umuryango w'abibumbye kakoze iki kuva umuryango w'abibumbye wajyaho? Ahita nababarira intambara zimaze kuba Muammar Gaddafi arabwira ati hamaze kuba intambara zigera muri 65 kuva umuryango w'abibumbye wabaho hakajyaho n'akanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Ese mwahagaritse zihe ntambara? Ntazo. Ati nimba hamaze kuba intambara 65 kuva umuryango w'abibumbye wajyaho n'akanama gashinzwe umutekano, intambara zigera muri 65 zikaba hagapfa abantu amamiliyoni n'amamiliyoni, wambwira gute ko ibihugu byose bingana cyangwa se abasirikare b'umuryango w'abibumbye barwanira inyungu rusange z'isi muri rusange gute? Ndetse akomeza anavuga ati ese izo ntambara zose zagiye ziba umuryango w'abibumbye ntugire icyo ukora kuko hari ibihugu biba bifite nyine za mbaraga za veto nakubwiye. Nanone agakomeza avuga ngo ese izo ntambara biriya bihugu bishifata umwanzuro cyangwa se bya bihugu nakubwiye biri mu kanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye gahoramo, ati iyo bivuze ngo byatatse ahantu cyangwa se hari ahantu byemeje ko intambara yahaba nta kibazo pe, umuryango w'abibumbye urabisinyiye. Ese koko biba biri mu nyungu z'ibihugu byose ko bavuze ko intambara igomba kujiba, ariko iyi ntambara ikaba ireberera inyungu z'isi yose muri rusange? Niyo mpamvu ujya kubona ukabona nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya kwataka muri Iraq, Amerika yarabanje nyine ijya kwiyerurutsa mu muryango w'abibumbye, nimba ariko nabyita, baravuga ati umuryango w'abibumbye bagaragaza amakosa bari gushinja. Urumva nyine bagomba kubanza bakereka isi ko kuba bagiye kwataka Iraq ari mu nyungu rusange z'isi yose, mbega niko ubundi intambara yagakozwe, niyo mategeko agiye mu muryango w'abibumbye. Turabona Iraq ifite ibitwaro bya kirimbuzi, bakorera gutya bica abantu, bari gukora ibitwaro ibintu nk'ibyo barabisobanura. Umuryango w'abibumbye urangije urasinya, uravuga ati koko mugende mwatake Iraq. Icyo gihe ikintu bakoze baberetse bya bihugu byose biri mu muryango w'abibumbye ko bagiye kurwanira inyungu nyine rusange, koko Iraq ari ikibazo cy'isi muri rusange. Ari byo nyine uyu Gaddafi yavugaga ngo ese izo ntambara zose umuryango w'abibumbye wagiye wemera ngo zisinywe gutyo, koko izo ntambara zari zifitiye inyungu ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye? Kuko n'ubundi niko bivuga ngo kuko ibihugu byose bireshya intambara igomba kwemezwa n'umuryango w'abibumbye ari uko ifitiye inyungu isi yose muri rusange n'ibihugu byose. Ariko se ziriya ntambara nk'izo ngizo yavugaga ni urugero, zabaga zifitiye inyungu isi yose cyangwa ahubwo n'inyungu zabaga zifite ni inyungu ku gihugu kimwe cyangwa ibihugu bibiri bitewe naho n'icyo bari buze kwinjizamo? Nicyo Gaddafi yari ari kubabaza. Ndetse akomeza avuga ati intambara nyinshi zagiye ziba ahanini n'ubundi zisa nkaho zasabwe cyangwa se zemejwe
na bya bihugu n'ubundi bifite ya veto, bwa burenganzira bwa veto, za mbaraga za veto. Ubwo twavuga Amerika, Ubwongereza, ugashyira mu Bufaransa, nibo basa nkaho n'ubundi baba bishaka. Ndetse uno mugabo akomeza ababwira, hano yari ari kubabwira ati iri ni ijambo ubundi rya Muammar Gaddafi ndi kuvuga gusa, nta kindi ndi kuvuga. Muammar Gaddafi akomeza ababwira ati ibyo byose rero iyo turi kubibona twebwe nk'ibihugu biba biri ku ruhande, tuhita tubibona ko gahunda y'umuryango w'abibumbye yashyiriweho kudushuka. Ntabwo ibihugu byose bireshya, nta nubwo umuryango w'abibumbye uharanira inyungu zacu muri rusange nk'uko twese tungana, ahubwo ushobora kuba ari umuryango uharanira inyungu z'ibyo bihugu n'ubundi byashyizeho umuryango w'abibumbye. Ati mu gihe cyose ibihugu byose bitareshya, mu gihe cyose ari ibihugu bivuga ngo byo bifite uburenganzira bwo kuza bikavuguruza igihugu kimwe kigashobora kuba cyaza nk'icyo gifite veto, gishobora kuza kikavuguruza umwanzuro wafashwe n'ibihugu birenga 50 cyangwa se n'ibihugu 100. Ati ntago twebwe tuzigera twemera ko aya mategeko cyangwa se imirongo ngenderwa y'umuryango w'abibumbye nk'uko mwawudushyizemo ari ibintu twese bidufitiye inyungu. Ati byo ni ukubeshya, ayo mahame tuzayanga. Ubwo ndagira ngo umve ijambo Muammar Gaddafi yavuze ryatumye bavuga ati uyu mugabo akwiye gukurwa mu nzira, buno yari ataratangira. Ndetse Muammar Gaddafi aravuga ati njye mbona byaba byiza turekeyeho kugendera ku birongo twasanze yarashyizweho ngo y'umuryango w'abibumbye, ahubwo tukareba hazaza h'umuryango w'abibumbye n'uburyo habasha kunga isi muri rusange, kuko nibitagenda gutyo ibintu byinshi bizangirika, kandi hano turi kuganira ku hazaza h'isi, hagomba kugira ibihinduka. Ndetse ahita akomeza ababwira ati izo ntambara zigera kuri 65 zimaze kuba kuva umuryango w'abibumbye washingwa, ni intambara zose zatangijwe n'uburyarya ndetse n'ibihugu by'indyarya bishaka kubeshya isi ko ibizo ntambara ziri kuba ari intambara zifitiye isi muri rusange akamaro, ariko izo ntambara ziba ziri mu nyungu y'ibyo bihugu gusa. Ndetse nanone Gaddafi arongera agasa nk'ubibutsa akababwira ati ngira ngo mu mahame agenga umuryango w'abibumbye handitsemo ko mu gihe umuryango w'abibumbye wemeje kuko intambara igomba kuba kandi koko bifitiye inyungu amahoro n'umutekano by'isi yose muri rusange cyangwa se ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye, ngo ntago iyo ntambara igomba kurwanwa n'igihugu kimwe, 2 cyangwa 3. Mukure nyine ujya kubona ukabona ngo muri Iraq niyo rwo rugero ruri hafi ndibuze kuba, ukumva wenda ngo Ubwongereza ngo bwifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ukumva wenda n'ikindi gihugu kimwe ngo nibyo bigiye kurwanya ibyo byihebe cyangwa se ngo bigiye kugarura amahoro aho hantu nyine ngo kubirwana iyo ntambara. Ati ibyo ntabwo ari byo twumvikanye, ati ibyo bihugu hari igihe biba bigiye mu nyungu zabo. Ubundi amahame agenga umuryango w'abibumbye avuga ko buri gihugu cyose kigize umuryango w'abibumbye byose byagashyize hamwe, ngo abatari kuvuga ngo baragenda Amerika gusa muri igiye kurwanya abantu muri Iraq cyangwa yo n'Ubwongereza, abo baba bagiye ngo kunyunguza. Ati amahame avuga ko ngo ibihugu byose byakagombye kohereza abasirikare bagashyira hamwe bakajya kurwanya iryo terabwoba, kuko nimba ribangamiye cyangwa se icyo kibazo nimba kibangamiye isi yose muri rusange cyahungabanya umutekano w'isi, kuki yagenda ibihugu 2 cyangwa 3 kenshi. Ndetse akomeza ababwira ati ikibazo gikunze kubamo, ati mu ntambara nyinshi zimaze kugenda ziba zose umuryango w'abibumbye ntabwo wigeze ugira ubushobozi cyangwa se wigeze uhagarika izo ntambara. Ati kuko akenshi izo ntambara zirwanwa na bya bihugu byitwa ngo bifite ijambo rya nyuma nyine bitavugirwamo, bya bindi bifite ngo za mbaraga za veto. Akomeza avuga ati biriya bihugu akenshi ngo bikunze kuvuga ngo bigiye birwana izo ntambara bihishe inyuma y'izina rivuga ngo tugiye kugarura amahoro, tugiye gutabara ubuzima bw'abaturage, tugiye kurengera inyungu z'abaturage. Atari kugasanga izo ntambara ibyo bihugu bikoresheje imbaraga nyinshi cyane ubwo ziri kwica abaturage b'ibyo bihugu, byitwaga ngo bagiye gutabara abaturage, ugasanga hapfuye abaturage benshi barutaga bapfaga, cyangwa se hagasigara n'ibibazo byinshi cyane. Neza neza ibi yavugaga ari nabyo byabaye mu gihugu cye. Ati ibyo bihugu byihaye uburenganzira bwa veto ni ibihugu byagiye bigerageza kuryoherwa no gukoresha izo mbaraga z'ubudahangarwa bafite, ugasanga byatumye hirya no hino baharema intambara nyinshi zitazigera zishira, bakarema n'abanzi aribo bongera bakavamo ibyeyi bakagaruka bakaba bakora amakosa menshi cyane. Ndetse nanone akomeza asobanura ngo ati kubera kuryoherwa n'izo mbaraga ni nayo mpamvu bishyize mu myanya idasimburwa cyangwa se batavugirwamo, ariyo mpamvu bafite imyanya ihoraho mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye, imyanya idasimburwa. Mu gihe ibindi bihugu biza bivamo bigenda, manda y'imyaka 2 bivamo bigenda, atari ibyo bihugu byo byihayemo imyanya n'icyicaro kidasimburwa gihoramo. Ariyo mpamvu ngo bateje intambara hirya no hino nyinshi zatwaye ubuzima bw'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu. The principle of non-interference in the internal affairs of states is enshrined in the Charter of the United Nations. Ndetse nanone Muammar Gaddafi akomeza ababwira ati mu mategeko cyangwa se mu mahame agiye ku muryango w'abibumbye bivuga ko nta gihugu kindi cyakagombye kuza kwivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu bitewe n'uko iki gihugu kiyoboramo. Ati cyaba ari igihugu kiyobowe n'umuyobozi wenda w'umunyagitugu cyangwa se umuyobozi wenda ukoresha demokarasi, yaba ari igihugu kikizamuka cyangwa se ari igihugu gikize, yaba ari igihugu cy'abakapitaliste cyangwa se cy'abakomuniste, ati nta gihugu kigomba kwivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu.
niyo mahame nyine n'ubundi ari muri kino gitabo cy'umuryango w'abibumbye amahame bakagombye kugenderaho. Ati byerekeranye n'imiyorere ya buri gihugu ni ibibazo bikemurwa n'abaturage bo indani mu gihugu cyabo, ntago igihugu kindi cyaturukanze ngo aricyo kiza kubwira ikindi gihugu ngo yobora abantu gutya ngo mushyire haba bano bafeho, ntago ariko ngo byakagombye kugenda, nta nubwo ari byo byanditse mu mategeko y'umuryango w'abibumbye. Ndetse ese abaho urugero rwitwa Julius Caesar cyangwa se Julius Caesar yari umwami w'abaromani, ati bigeze kumushyiraho ku buyobozi kuko babonaga ko abaromani icyo gihe ntabwo bari bakeneye umuyobozi ukoresha demokarasi uyobora abaturage kuko abandi bayobozi barasanzwe bayobora. Bashyizeho Julius Caesar bamusaba ko yayobora abaturage akabayoboza igitugu. Buriya kuyoboza igitugu rega rimwe na rimwe ngo biba byemeye, hari igihe biba ari ngombwa cyane bikenerwa. Icyo gihe uyu yari ari kuba urugero abwira ati Roma byigeze kuba ngombwa ko bashyiraho Julius Caesar kugira ngo azayoboze abaturage igitugu bitewe n'ukuntu bari kwitwara cyangwa se igihugu icyo cyari gikeneye muri ako kanya. Ati ibyo babikoze kuko byari byiza ku bwami bwa Roma gushyiraho umunyagitugu bakamusaba akakoresha n'igitugu ngo igihugu agishyire ku murongo, n'iki gihugu cyari gikeneye muri ako kanya. Ati twebwe twese tujya kuza mu muryango w'abibumbye twajemo tuvuga ngo ni umuryango w'abibumbye koko ibihugu byose mutubwira dusoma no mu nzandiko n'amahame mugenderaho ngo ibihugu byose turareshya, ariko uyu munsi wa none twaje gusanga tutareshya kuko twebwe ibihugu byinshi dufata umwanzuro w'ikintu dushaka, igihugu kimwe kigahita kiza kikatuvuguruza, kimwe muri bya bihugu bifite veto kikavuga ati ibyo turabyanze. Ariyo mpamvu nimba warabibonye wagiye kubona ukabona ibihugu bigera mu magana biratoye ngo intambara Israel nirekeraho kwataka muri Gaza ngo bari gupfa abantu benshi, ariko kuko Amerika yonyine ifite ya veto yavuga toya intambara iraza kubikomeje ngiye ntoye gikomeza, ubwo nyine kaba kabaye iyo ntambara irakomeza kuko bafite iryo jambo nyine, iryo jambo rya nyuma rishobora kuvuguruza ibihugu bigera mu majana. Ndetse mu Amerika dafakomeza avuga ati ariko ubundi ibyo bihugu ninde wabitoye ninde wabishyizeho? Ati ibihugu byose bifite icyicaro muri ka kanama k'umutekano gahoraho mu muryango w'abibumbye, ntabwo ari twe twabitoye ibihugu byishyizeho, niyo mpamvu na n'uyu munsi tutumva ko tureshya nabyo. Ati igihugu cyonyine buri gihugu cyonyine cyatowe nyine ngo kigira icyicaro kigira umwanya uhoraho mu kanama k'umuryango w'abibumbye ni igihugu cy'Ubushinwa. Nabyo impamvu ibihugu byinshi byagitoye nuko babonaga ko biriya bihugu byo mu burengerazuba bisa nkaho byipanze akazi, nimba ariyo mvugo nakoresha, bakaza gutora ko n'Ubushinwa bwinjiramo, ariko nyine bavuga ati byibura buzajya bugerageza gusa nk'ubuhangana nabo nyine mu gakenya bose n'ubavuguruza gake kubera nyine imiyoborere yabo na gahunda bagenderaho. Ati abandi ntabwo tubazi ntabwo twabatuye, uwo ni Gaddafi. Ati igihugu cyonyine cy'Ubushinwa nicyo gihugu cyagiyeho binyuze mu buryo bwitwa ngo ubwa demokarasi bwa nyabwo kuko aricyo gihugu twatoye n'ibindi bihugu bigize umuryango w'abibumbye. Nicyo gihugu cyonyine kiri mu kanama gashinzwe umutekano gifitemo icyicaro gihoraho twatoye, naho ibindi bihugu byose bifite umwanya udasimburwa mu kanama k'umutekano umuryango w'abibumbye. Ibyo bihugu byose biriho bihabanye n'ubushake bwacu, ntabwo ibyo bihugu twabitoye ntabwo tubizi ntabwo tubishaka. Uwo ni Muammar Gaddafi. Ubwo ibyo bihugu yavugaga urabizi ni bya bihugu bikomakomeye uzi nawe. Ubwo aha bari kuvuga Ubwongereza, bari kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari kuvuga Uburusiya, ndetse uno mugabo nyine ukahita wumva nk'abantu ariko yavugaga muri ako kanya ukumva nawe ugize ubwoba. Ndetse uno mugabo yakomezaga asa nk'ugaragaza ko ibyo bintu byo kuba hari ibihugu bimwe biba biri mu kanama gafata ibyemezo mu mutekano gahoraho mu muryango w'abibumbye, ibyo bintu n'ubundi kongeramo ibindi bihugu ntacyo byakemura, ahubwo avuga ati buri gihugu cyose kiri mu muryango w'abibumbye umwanzuro cyemeje cyangwa se watowe na benshi no wagashyizwe mu bikorwa nabyitwa ngo ni bya bihugu by'ibihangange kurusha uko byo biza bibempozaho ibintu babwira ngo turaza gukora ibi, ibyo byanyu turabyanze kandi ari bo benshi. Ati ubwo nibwo buryo twabasha kuvugurura mu muryango w'abibumbye kuko ibyo ugenderaho n'amategeko ugenderaho bisa nk'aho ari ibintu byashaje byapfuye dukwiye kongera tukavugurura. Urumva yari aje ameze nk'uri kuvugurura ibintu byashyizweho n'ubundi na biriya bihugu ku muryango w'abibumbye nibo bawushyizeho, uri ntahari iwabo nibo bawishyiriyeho kugira ngo ureberere inyungu zabo, we yari aje nk'ubereka ko noneho ibyo bintu bakwiye kubivugurura bagashyiraho ibindi bishya. Urumva ibyo yari ari gukora nawe, uwo ni Gaddafi. Uno mugabo akomeza avuga ati turi ibihugu bigera mu 190 na ati ibyo bihugu ni gutumbwira ngo byo bigendera ku mwanzuro cyangwa se ku cyemezo, kandi ari byo bihugu biri mu muryango w'abibumbye bikagendera ku cyemezo cyafashwe n'abahagarariye ibihugu bigera muri 15 biba mu kanama ngo k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Atari ku bundi ni gute ibihugu bitarenze 5 ari byo ibindi bihugu bigera mu 100 nabigomba kugendera ku cyemezo bafashe, ahubwo ibyo bihugu ko nabyo byakagendeye ku cyemezo cyatowe na bya bihugu byinshi cyane cyangwa se byose bigize umuryango w'abibumbye, bya bindi bikenya akaba ari byo bigendera kuri icyo cyemezo. Niyo magambo uyu mugabo yarakomeje kugenda agaragaza.
ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati nimba koko hagomba guhoramo imyanya ngo ihoraho idasimburwa mu kanama k'umutekano w'umuryango w'abibumbye, Afurika igomba kugiramo umwanya uhoraho udasimburwa nk'uko na Amerika iwufite cyangwa se n'Ubufaransa buwufite. Akongera akavuga ati umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Abarabu bigomba kugiramo nabyo umwanya uhoraho udasimburwa muri ako kanama, kubera icyo ngabo ubundi batagiramo umwanya uhoraho nk'uko Amerika iwufite. Icyo gihe ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga amagambo akomeye agaragaza ngo icyo gihe byibura ibyo bihugu byose mu gihe bizaba bifite umwanya uhoraho nibwo tuzavuga ati twitoreye abantu cyangwa se umuryango w'abibumbye ugizwe n'abantu twishakira mu buyoboye. Atapana ahubwo kumva ko umuryango w'abibumbye ugomba kuyoborwa ngo n'ibihugu cyangwa se bigomba gufata imyanzuro ikakaye mu muryango w'abibumbye, ari bya bihugu ngo bigomba kuba ngo bifite bya bindi by'ibitsongo ibitwaro bya kirimbuzi ngo ari byo bimera nk'aho biyoboye isi, cyangwa se bya bihugu bifite ubutunzi bukomeye cyane ngo byitwe ko ari byo biyoboye isi. Ati icyo gihe ntabwo yaba ari demokarasi nk'uko birirwa bayiririmba. Ndetse akomeza avuga ati cyangwa se bya bihugu byumva ko ngo bifite tekinoloji ihambaye cyane ngo byumve ko ari byo bigomba gufatira isi muri rusange ibyemezo, cyangwa se ko bifite ibitwaro bya kirimbuzi ngo byumve ko ari byo bigomba gufatira isi ibyemezo, cyangwa se ngo ubukungu buhambaye ngo mwumve ko ari mwe mugomba gufatira ibyemezo isi. Ati ibyo ngibyo ntabwo byaba ari demokarasi, ati ahubwo icyo ngicyo nicyo bita iterabwoba rya nyaryo, kandi byitwa ngo rimwe muhora murirwanya mwirirwa murivuga. Kandi kuko iyo urebye nibyo hari ibihugu byipanze akazi cyangwa se ngo byiteretse, ibyo bihugu usanga ari byo byemerewe kuko bitunze intwaro ngo za kirimbuzi, usanga bifite binakize cyane. Ibyo bihugu kenshi urebye usanga ari byo bisa nkaho bifatira ibyemezo ibindi bihugu. Nanone wareba ukabona impamvu bafata ibyo byemezo nta yindi nuko nyine babitse ibyo bitwaro bya kirimbuzi. Iyo umuntu rero asa nk'ufatira abandi ibyemezo yitwaje ko atunze ibitwaro bya kirimbuzi n'ubundi bukungu, ibyo ni iterabwoba. Nyine uwo muntu aba ari umuntu ukoze igikorwa twakwita ngo ni icy'iterabwoba, bari iciye nyine bagukanga ngo nudakora gutya naguhemukira, nagushyira hasi kuko mfite ubukungu, nagufatira ibihano, nakurasa mfite ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo nibyo byitwa iterabwoba. Niko Muammar Gaddafi ari kubabwira rero ati ibyo mukora ni iterabwoba namwe ubwanyu. Muammar Gaddafi akomeza avuga ati nimba dukeneye ko isi yacu iba inyamahoro twese tukaba tureshya tukagira isi nziza, isi yacu ntabwo igomba kuyoborwa na bya bihugu byitwa ngo ni bya super powers, bya bindi bifite imbaraga z'umurengera bihambaye, bya bindi tuba tuzi. Ati ibyo ngibyo ni iterabwoba. Urumva nyine iyo uyobowe n'umuntu akuyoboye kuko akurusha imbaraga n'ubuhangange, uwo muntu nyine nibyo bitwa ngo akuyobosha igitugu, nyine akuyobosha iterabwoba. Ati ibyo ntabwo isi yacu yazigera igira amahoro. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati mu gihe cyose tukiyoboye n'ibihugu byitwa ngo nuko bitunze ibitwaro bya kirimbuzi kandi ngo nibo bemerewe kubitunga gusa, ugasanga tuyoboye n'abantu batuyoboje izo mbaraga kuko ngo nk'abo ngabo nakubwiraga nyine bishizo bakavuga ati twe uburenganzira izo veto zacu. Ati icyo gihe natwe ibihugu biri hasi kuko mudukandamiza tubizi, tuzakomeza kurwana, tuzakomeza guserera, nta na rimwe isi izigera igira amahoro kuko natwe turabizi ko tuyobowe n'abantu mbega babayereho kugira ngo badukandamize gusa. Ndetse uno mugabo akomeza avuga ati mu bintu bya mbere bituma tutareshya mu muryango w'abibumbye, ati iyo bigeze mu gutora bisanzwe bya bihugu byose bigize umuryango w'abibumbye, hari igihe iyo turi gutora ikintu gisanzwe twese ubona ko tureshya. Ati nuko byakagenze mu gihe turi gutora nk'ikibazo kigerekeranye n'umutekano w'isi cyangwa se ahantu bagomba kwatakwa n'ahatagomba kwatakwa. Ati n'ubundi mu gihe cyose ubona ngo hari igihugu gifite droit de veto, ikindi gihugu ntabwo gifite ubwo iyo droit de veto. Ati ibyo bihugu ntabwo tuzigera byitwa ko ari umuryango w'abibumbye ngo tureshya nk'uko amategeko cyangwa se amahame agenga umuryango w'abibumbye bivuga ngo turareshya ibihugu byose. Wapi! Mu gihe hari igihugu gifite icyicaro gihoraho mu muryango w'abibumbye n'igihugu kidafite umwanya uhoraho mu muryango w'abibumbye ahubwo kiza kivuga akajyaho ikindi gutyo, ntabwo wavuga ngo turareshya, bamwe bahoramo badatorwa abandi badahoramo, tuvuga ngo turareshya. Kandi amategeko y'umuryango w'abibumbye avuga ko ibihugu byose bireshya we. Ndetse akomeza avuga ati nimba koko hari igihugu cyumva ko kirenze ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye, icyo gihugu cyakagombye kuvamo kikajya ku bukwacyo kuko urumva ko cyihagije, atari ku bundi bihugu byose bigize umuryango w'abibumbye kuko nabikubwiye igihugu kimwe gishobora kuza kikabafukuza kubera iriya veto. Ati rero mu gihe icyo gihugu kigihari twese tudafite ubwo burenganzira, ati ni ukuvuga ngo icyo gihugu cyakagombye kuba kitakiri umuryango w'abibumbye kiri ukwacyo. Ndetse akomeza avuga ati rega demokarasi ntago ari iy'abakire, ari iy'ibihugu bikize cyangwa se ibihugu bitunze ibitwaro biremereye. Ati demokarasi yakabaye iy'ibihugu byose bikaba bireshya, nibwo twagira isi ifite amahoro. Akomeza avuga ati mu gihe ibyo byose bitameze gutyo, akitwa ngo ni akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye, iryo zina bazarikambura ahubwo bakite ngo ni akanama k'iterabwoba ko mu muryango w'abibumbye. Muammar Gaddafi muri iyi nama yavuze amagambo akomeye ndetse yari ari kubaga nta kinya adaca ku ruhande.
ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati ikindi kibazo kiri mu muryango w'abibumbye kigaragaza ko tutareshya, ati usanga ubundi muryango w'abibumbye buri harimo akanama gashinzwe kugenzura ko hari ibihugu bigomba kudatunga bino bitwaro bya kirimbuzi. Ati ngiye nigeze kwiyamagarira umuyobozi w'ako kanama ndamubaza ati se mugenzura ko hari ibihugu biriya bihugu nyine ubwo za Amerika, Urusiya, biriya bihugu bisa nk'ibikomakomeye Bufaransa, Ubwongereza, ndi kubasaba ngo bagenzure batumenyere ingano y'ibitwaro bya kirimbuzi bafite, nimba batarengeje ibyo basa nkaho babemerewe cyangwa se badafite iby'umurengera. Ngo barambwira ngo barabo biriya bihugu byo ntabwo twemerewe, mbega gusa nta bushobozi dufite bwo kubikontorora. Ati mu gihe ako kanama wagira ngo kashyiriho twebwe, bagomba gusuzuma ibindi bihugu byose bisigaye ibyo bitarimo ko byo bitatunga intwaro za kirimbuzi. Kuki hari abatunga intwaro za kirimbuzi abandi ntibazitunge? Ni ukubera iki? Nibyo Muammar Gaddafi yibazaga. Ndetse nanone yakomeje avuga ati ese urukiko hari urukiko nyine ruhana ibyaha mpuzamahanga. Urwo rukiko ngo iyo ruramutse rugaragaje nk'ibyaha byaba ari ibyakozwe by'intambara, yaba ari ibyaha nyine bisa nk'ibigonga bya bihugu nakubwiye bikomeye ku isi, ati usangwa urwo rukiko wagira ngo nta burenganzira rufite kuri ibyo bihugu. Ati se urwo rukiko rwashyiriweho ibihugu by'abakene cyangwa se ibihugu bitihaye uwo mwanya, gute muvuga ngo twebwe ngo turareshya kandi nk'Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa n'Uburusiya? Urwo rukiko mpanabyaha rw'isi nyine rwa rukiko rufata ibyemezo bikomeye ku isi, ati urwo rukiko nta cyaha rushobora kuba rwababaza. Ati ibyo byaha kuki ariko urwo rukiko ruza rugakatira ibindi bihugu byose bisigaye kandi atari nabyo byakoze ibyaha byinshi? no kubera iki? Ndetse Muammar Gaddafi yakomeje avuga ati numva ko buri gihugu cyose cyitabiriye ino nama, mu gihe turi buze kuba dusohotse hano ndangije kuvuga rino jambo, tutakagombye kongera kubaha ibyemezo bifatwa n'ibyo bihugu cyangwa se bifatwa n'umuryango w'abibumbye gutyo mu gihe bataratureshesha twese. Urumva yari ari kugumura ibindi bihugu byose byo ku isi ngo byigumure kuri iyo gahunda yose isa nk'iyashyizweho. Ndetse nanone Muammar Gaddafi akomeza ababwira ati ikindi kintu, umugabane wa Afurika wakagombye kuba ufite umwanya uhoraho nk'uwo mwanya nyine nk'Amerika ifite, France ifite umwanya uhoraho, natwe twakagombye kuba tuwufite nk'igihugu cya Afurika, kuko ibihugu hafi ya byose bisa nk'ibikomeye byo byitwa ngo ni ibihugu by'ibihangange, ni ibihugu byakoze amakosa akomeye yo kwiba Afurika no gukoloniza Afurika bakayikandamiza, bakayikoresha mu nyungu z'ibihugu byabo. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza ababwira ati ngira ngo mujya mubona ikibazo cy'ukuntu abanyafurika benshi bashaka kujya i Burayi, ubabaza ate se mu gihe ati tugiye gushaka amafaranga i Burayi, ugasanga muri kubinuba abanyaburayi muvuga ngo abanyafurika barababangamira, baza mu bihugu byanyu mukabinubira. Ati impamvu abanyafurika baza mu bihugu byanyu, ati ni ukubera ko ibihugu byanyu byubakiye ku mbaraga, byubakiye no ku bukungu mwibye muri Afurika mu gihe mwari mwaraje kubakoloniza. Ati niyo mpamvu abanyafurika babaza ati kuki mu Burayi ubundi mugasuta ibihugu byanyu? Ati tugiye kugaruza amafaranga biriya bihugu byatwibye kubw'abakurambere bacu ubwo byari byaraje kudukoloniza. Ati niyo mpamvu rero baza mu bihugu byanyu ntimukinube, babashe kuhakora akazi kuko ibihugu byanyu byatejwe imbere n'imbaraga z'abirabura mwakolonije mugatwarayo, ndetse n'imitungo yabo mwibye babashe kugerageza kugarura ku byo mwabibye mbega. Ndetse akomeza avuga ati Afurika mwayibye peteroli, Afurika mwayibye amabuye y'agaciro, Afurika mwayibye uranium, Afurika mwayibye zahabu, mwayibye imbuto, mwayibye ibintu byinshi, ndetse ibyo byose n'abantu mwarabibye abanyafurika mujya kubakoresha mwubaka ibihugu byanyu. Ati niyo mpamvu na n'uyu munsi kuba abanyafurika bakiza bose bagiharanira kuba baza gutura muri ibyo bihugu by'i Burayi byabakolonije, nuko nyine ibihugu byabo mwabisize naho bihagaze, ntacyo mwabigejejeho, mwiteje imbere gusa. Ati niyo mpamvu numva ko ahubwo ibihugu by'i Burayi byagafatiwe ibihano byo kuvuga ati apana ibihano nyabihano, ariko mukavuga ati buri gihugu cyose kizi ko cyakolonije ikindi muri Afurika kigatera imbere, cyarabibye, cyarasahuye, ibihugu byarasahuye, byaraje bitwara amabuye, byaraje bitwara ibintu byinshi. Ati mwakagombye gufata ba bantu mwakolonije mukajya mugira amafaranga mubagenera, ndetse ibihugu byabo mukabyubaka mukabiteza imbere, mbega mumeze nk'abari kwica abandi cyangwa se mumeze nk'abari kugarura ibyo mwabibye, mukongera mugasa nk'ababashoramo nabo mubazamura. Ndetse urugero yahise abaha Muammar Gaddafi yarababwiye ati nk'igihugu cyanjye cya Libya ni igihugu gisa nk'ikigeze kubangamirwa n'igihugu cy'Ubutaliyani muri bya bihe abanyaburayi bari barakolonije Afurika. Ati ariko Ubutaliyani ni igihugu cyabashije kumva ko cyakoshereje Libya mu gihe cy'ubukoloni, ndetse icyo kugeza uyu munsi twasinye amasezerano n'Ubutaliyani. Ubutaliyani ntabwo bwemerewe kuba bwakwataka Libya, yaba ku butaka, yaba mu mazi, yaba mu kirere. Buriya ntabwo Ubutaliyani bwakwataka Libya, niyo masezerano bagiranye kubera babakolonije. Ikindi, Ubutaliyani bwemeye kujya buduha miliyoni 250 buri mwaka zo gufasha Libya kugira ngo yiteze imbere, kubera ko nyine bari kwica amande yuko batubangamiye muri ibyo bihe by'ubukoloni. Namwe mwakagombye kumera nk'icyo gihugu cy'Ubutaliyani mugakora nk'uko. Ndetse ikindi yaravuze ati Ubutaliyani bwubatse ibitaro muri Libya, bwubatse amashuri n'ibindi byinshi.
kubera ko bigeze gutega mine mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi muri Libya. Aturumva n'amandi bari kwica, ari Ubutaliyani buri kwica, ntago ari ugukoloniza Libya. Bahateza ahubwo ibisasu byinshi mu ntambara ya kabiri y'isi byahitanye abanyalibiya benshi, ntago ari ugukoloniza. Mbega n'uburyo bwo kubasaba imbabazi. Ndetse Muammar Gaddafi noneho ageraho agasa nk'uho twabyita ngo ni nko kurengera cyangwa se nko kumera nk'aho none yatangiye kurakaza bya bihugu twita ngo ni ibihangange. Akomeza avuga ati hari nk'intambara zagiye ziba cyangwa se hari ahantu hagiye hagabwa ibitero, hakagombye gukorwa iperereza, hagiye habera ibyaha by'intambara byinshi kugira ngo ibihugu byateye ibyo byaha bibihanirwe, cyane cyane duhere kuri bya bihugu by'indakoreka cyangwa se bidakorwaho byitwa ngo bifite droit de veto cyangwa se bihorana umwanya uhoraho mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye. Ndetse urugero atanga urugero uvuga ati mu gihe Somalia yari iyobowe na IDD, ririya turika ryahabaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zabikoze, ninde wabahaye uburenganzira bwo kwataka bagaturitsa kure hagapfiramo abasivili, ninde akagera kuri Yugoslavia akavuga ati Yugoslavia mugakora iperereza mukamenya ho kiriya gitero cyo kugira ngo Yugoslavia muhagire amatongo, ninde watumye biriya byose biba. Ibyo iperereza rigakorwa. Irindi iperereza rigomba gukorwa ni kuri mama w'ikibi cyose, nyine niko uno mugabo Gaddafi yitaga intambara yabaye muri Iraq. Atira ni intambara twita ngo ni mama w'ikibi cyose. Atiriya ntambara yabaye mu buryo butanyuze mu mucyo, yabaye mu buryo buhabanye n'amategeko agenga umuryango w'abibumbye. Ntagira intambara yo muri Iraq yakagombye kuba yarabayeyo, kandi kuko wibuke neza intambara yo muri Iraq wenda tuzayiganiraho ubutaha twitonze cyangwa se ku munsi w'ejo. Iriya ntambara yo muri Iraq ni intambara yabaye Amerika iziga president igaragaza mu muryango w'abibumbye ngo Saddam Hussein afite ibitwaro bya kirimbuzi, Saddam Hussein ari gukora intwaro z'uburozi ziri kwica abantu, afite n'izindi ntwaro z'ubumara yicisha abaturage be, n'umunyagitugu mubi cyane, ashobora no kuturasa twebwe abanyamerika. Mbega bavuga ibintu byinshi cyane, ariko nanone kugeza na n'uyu munsi na nyuma yaho Amerika yatakiye Iraq, nta kimenyetso na kimwe kigeze kigaragara ko Saddam yaratunze intwaro za kirimbuzi. Ariko ugasanga ntago Amerika bari kuyibiryoza bavuge ngo Iraq mwayigeze amatongo, hapfirira amamiliyoni n'abamiliyoni y'abanya-Iraq, ndetse byatumye yavuka n'imitwe myinshi y'iterabwoba bivuga ati burya Amerika nta keza kayo kubera icyo gikorwa cyabaye. Ariko Amerika nta muntu wigeze uyikurikirana ngo avuge ngo mwabeshye umuryango w'abibumbye ngo arano ibitwaro bya kirimbuzi ntabyo twahabonye ngo bayihane. Ariko iyo bari ikindi gihugu bari kujyana gikoze ibyo ngibyo bavuga ati mwarabeshye. Ariko Amerika yo kukitakurikirana ngo ihano, uwo ni Muammar Gaddafi. Kubera iki? Ati ikindi kibabaje Amerika Iraq yatatswe n'igihugu gifite ngo umwanya uhoraho muri ka kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye, kandi Iraq nayo ni igihugu cyari gisanzwe kiri mu muryango w'abibumbye, gifite uburenganzira bwo kubaza no gukurikiranwa. Gute mu cyataka mukacyangiza kuriya ntihakorwe iperereza ry'ibyaha by'intambara byabereye muri Iraq? Hari n'amafoto menshi yagiye agaragara y'abasirikare bo muri Iraq b'abanyamerika ibyaha bakoreye abaturage bo muri Iraq, kajugujugu irasa abanyamakuru bo muri Iraq, ngira ngo muza amafoto yagiye afungisha nyiri igitangazamakuru nka Wikileaks. Hari ni ukugaragaza ibyaha by'intambara Leta Zunze Ubumwe zakoreye muri Iraq n'ibindi nkabyo, ariko nawe bahise bamufunga kuko yagaragaje ukuri kw'ibyaha bakoze. Nta n'umuntu wavuze, nta n'uwabikurikiranye. Ugasanga bafunze Julian Assange ukubera yagaragaje ibyaha byakozwe mu ntambara, ibyaha byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ariyo yakarengeye amahoro. Ugasanga yisafungwa ugaragaje ibyaha bakoze aho kugira ngo Amerika ikurikirane. Kuko ubundi Gaddafi avuga ati ibihugu byose byakagombye kuba bireshya ku buryo nimba Amerika bigaragaye ko yakoze ibyaha by'intambara ihanwa ikitaburwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga, atari kuwagira ngo urukiko rwashyiriweho ibihugu bito nkatwe. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza atangaza avuga ati mu gihe cyose umugabo nka Turkiya yarahagarariye akanama gashinzwe kugenzura ibihugu nyine ngo bishobora kuba bitunze ibitwaro bitemewe bya kirimbuzi. Ati Turkiya n'abandi bakagombye kubazwa ko bakagombye gukurikirana bakamenya intambara yo muri Iraq yatewe n'iki, kuko na n'uyu munsi wa none nta kintu kizima cyakubwira ngo iyi ntambara yo muri Iraq yatewe n'iki. Ni inyungu za Amerika gusa, kuko nta muntu n'umuzi ngo ese Saddam yari yakoze iki, Saddam yaziraga iki. Ibyo bashinjaga bagendeyo babeshya umuryango w'abibumbye ngo bitume bataka Iraq nta byagaragaye, ntabyo bahasanze. Gaddafi ari kuvuga ati Amerika ibikwiye gukurikirana. Akomeza avuga ati abarenga miliyoni 1,500,000. Urumva ibyo bintu Gaddafi yabivuze kera. Iyo miliyoni imwe yavugaga ati muri Iraq Amerika kuva yahataka hapfuye abantu barenga miliyoni 1 n'igice. Uyu munsi wa none bivuga ko ngo bazamutse barenga 2 cyangwa 3.
dufite kugenda tukazana amadosiye y'ibyaha byakozwe na Amerika tukayashyira mu rukiko rw'ibyaha rw'isi bagakurikirana igihugu cya Amerika n'abantu bose batumye Iraq yataka. Ati abo bantu basaga amamiliyoni arenga imwe n'igice bapfiriye muri Iraq bishwe n'abari batangije urugamba mu buryo butemewe buhabanye n'amategeko agenga umuryango w'abibumbye bakagombye kujyanwa mu rukiko mpanabyaha rw'isi bagahanwa. Ati nk'uko byoroshye ubwo mwakatiraga urubanza Charles Taylor cyangwa se Bashir ubwo mwamukatiraga urubanza byaroroshye, cyangwa se Noriega ubwo mwamukatiraga urubanza byaraboroheye kumujyana mu manza muvuga ngo yakoze ibyaha. Umuryango w'abibumbye byaraboroheye. Ariko ikibazo nanone kigaragaza ko umuryango w'abibumbye atari umuryango uringaniza ibihugu byose, cyangwa se amategeko uvuga ngo ugenderaho n'amahame washyizeho utayagenderaho, nuko abandi bayobozi bahanwa ariko hari ibihugu byica abantu binabamaze nk'ibyo bihugu by'ibihangange bitajya bikurikiranwa ngo bihanwe. Nk'uwamaze abantu muri Iraq we ntabwo uzigira umubona mu rukiko. Nimba urwo rukiko rero ICC rutabasha guhana bamwe ruhana abandi, natwe dukwiye kurwanga n'imyanzuro yose rufata. Uwo ni Gaddafi, urumva aracyakomeje gahunda yo gusa nk'ugumura. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza asa nk'unavugira wahoze ari mushuti we Saddam Hussein avuga ati ikindi kintu cyagiye kigaragara mu byaha byagaragaye muri Iraq, ati ubwo Amerika yatakaga Iraq yari intambara ibaye. Iyo mu ntambara rero umuntu afashwe nk'imfungwa yitwa imfungwa y'intambara, y'intambara irangiye akenshi uwo muntu ararekurwa. Ati gute mwagiye mugafata perezida w'igihugu cya Iraq, igihugu maze kugifata ubwo nyine yarabaye imfungwa y'intambara, yagombaga kurekurwa intambara irangiye agasubira mu buzima busanzwe nyine akaba umusivili nyine. Atariko ikibazo mwaragiye muramukatira mu buryo butanyuze mu mucyo, murangije muranamwica muramumanika. Ibyo byose ntabwo byari byemewe. Ndetse n'abandi bo mu muryango we ndetse n'abandi bayobozi bayoboranaga bose barabamanitse mu mugozi. Ndetse akomeza avuga ati ikintu gitangaje ku iburanishwa rya Saddam Hussein, umugabo wamuburanishije twaramubonaga n'umucamanza, n'abantu bamushinjaga icyaha turabazi n'abacamanza n'abantu basanzwe, atarika bamumanitse mu mugozi bari bambaye mask. Saddam Hussein nureba afite urupfu rwe bamwica, abamumanitse mu mugozi bari bambaye mask bose. Ndetse akomeza avuga ati gutari ku muntu aza gutanga igihano yambaye mask no kugaragaza iki. Ati hara niho tubonera ko n'ubundi babandi bakoze ibyaha by'intambara muri Iraq n'ubundi aribo baje bakamwihera igihano bakamumanika, ariyo mpamvu bari bambaye mask kuki batiyerekanye nk'uko umucamanza yari ari kugaragara. Ndetse ikindi Saddam Hussein ni umugabo wari mu gihugu kiri mu muryango w'abibumbye, ni umugabo wari uyoboraga igihugu kiri civilize kijyanye n'igihe tugezemo ndetse igihugu gikize. Ntabwo yakagombye kuburanishwa kuriya ngo bamushyireho umugozi bamwice nk'aho ari bya bintu bya kera. Nanone Muammar Gaddafi akomeza avuga ingingo isa nk'iyumvikana, avuga atari ku bundi kuki isi yose imeze nk'aho irwanya bitwa ngo ni abatalibani, kuki isi yose cyangwa se leta z'ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye bemeza ngo Amerika niyatake muri Afghanistan, kuki murwanya abatalibani bo muri Afghanistan? Mubahora iki? Kubera ko ngo bashaka gushyiraho ngo leta iyobowe igendera ku mahame y'idini, ibyo bigatuma murwanya abatalibani kubera iki? Ati reka tubihuze na Vatican. Vatican ubundi tuyibara nk'aho ari igihugu kigenga cyangwa se ari leta. Vatican ni ukuvuga ngo nayo ni igihugu kitagendera kuri demokarasi nk'izi zacu cyangwa se amategeko nk'aya yacu. Bo ni igihugu n'ubundi Vatican kigendera ku mahame y'idini nyine. Avuga ati se Vatican ko twayiretseyo akaba ari igihugu kigendera ku mahame y'idini, cyari cyadushozaho intambara cyangwa se cyari cyica abantu ngo kibarenganye wapi? None se niba Vatican yo muyireka kikaba igihugu kiyobowe n'amahame y'idini, kubera iki Islam yo nimba iyo abo batalibani bashaka kuyobora Afghanistan yabo bakayobora ku mategeko ajyanye n'idini, kuki bo mubita ngo bari kubangamira abantu mugashaka guhita mujya kwivanga mu bibazo byaho mukashuza intambara? No kubera iki? Ati niyo mpamvu nsaba ko nimba abatalibani bashaka kwishyiriraho Afghanistan yabo ikaba igihugu kigendera ku mahame y'idini kandi bikaba cyaba igihugu cyiza, nk'uko na Vatican ari igihugu cy'ikinyamahoro kibayeho neza kandi igendera ku mategeko y'idini, mwakabaritse nabo ntabwo mwakabatatse mwijya kubahohotera. Ikindi nimba muri guhiga icyebe, icyo gihe bari guhiga Bin Laden, kuki nimba muri guhiga icyebe nka Bin Laden muhita muvuga ngo mugiye kurwanya abatalibani muri rusange? Bin Laden ntabwo ari umutalibani, Bin Laden ntabwo ari umunya-Afghanistan. Kubera iki muhita mubyitira Afghanistan igihugu mukagitezamo akavuyo kuriya mukagishyiramo intambara? Ndetse kugeza n'uyu munsi igihugu baracyagije burundu, igihugu cyahoze kimeze neza, bona abanyamerika bakigabyemo intambara. Ndetse akomeza ababwira ati ese ko mukomeza kuvuga ngo muri Iraq no muri Afghanistan zira ntambara mwahagabye ngo zari icyo gihe intambara zari zikinameze nabi muri iyo minsi yabivugaga Saddam Hussein, ko mukomeza muvuga ngo igitero cyabaye muri New York akabiturika
nago icyambere ntagara abatalibani bagabye icyo gitero ngo mwenda murataka Afghanistan. Nta nubwo abantu bagabye icyo gitero muri New York, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni abantu bakomoka muri Iraq murashaka iki atari bo byihebe. Ndetse uyu mugabo ni nawe wababwiye ijambo nimba twarigita nk'ubuhanuzi icyo gihe, yaravuze ati ndi umuntu ushaka gushuka abanyamerika ngashuka n'abongereza, nababwira ngo mukomeze mwohereze ingabo zanyu muri Afghanistan, munazohereze muri Iraq, mukomeze murwanye biriya bihugu by'abarabu gutyo ngo muzatsinda, ariko ntabwo muzigera mutsinda. Ariko impamvu nifuza ko Amerika ikomeza kohereza abasirikare bayo muri Iraq n'abasirikare bayo muri Afghanistan nuko mfitiye impuhwe abaturage, apana abayobozi ba Amerika, ahubwo abaturage ba Amerika. Ati kuko biriya byaha mugenda mugakorera muri ibyo bihugu cyangwa se ibyo izo ntambara zitanyuze mu mucyo murwanira muri Afghanistan no muri iyo Iraq, niho hagenda bikarakaza abandi bantu bashaka babantu nyine barakazwa n'akarengane kakorewe abandi. Ugasanga ngo igihugu cyanyu cya Amerika ngo habaye imiturika, ibyebe byaje birabaturitsa cyangwa se ibyebe byagiye guturitsa Ubwongereza, nukubera ko namwe muba mwagiye gukora ibyaha mu bihugu byabo, abandi bantu bikabarakaza bakaza nabo kubaturitsa. Ati rero mugerageze mugirire mu abaturage banyu, bitise zira ntambara ntabwo muzazitsinda, ahubwo muzahora mugabwaho ibitero n'abantu byitwa babandi mwita ngo ni ibyihebe, ariko kandi n'ibitewe n'uko ari mwe muba mwagiye kubarenganya mu bihugu byabo. Ndetse nibwo mu Amerika dafite igihe babwiye ati nasaba abanyamerika muri kano kanya ko muva muri Iraq mukareka abanya-Iraq mukabasigira igihugu cyabo bakakiyobora uko bashaka, mukongera mukanava muri Afghanistan mukareka Afghanistan ikayobora igihugu cyabo ukishaka. Kandi kuko niko byagiye bigenda, bamaze gukuramo inyungu zabo n'ubundi bihugu babisiga nk'uko babisanze, batongeye no kubisana ibyo basenye n'intambara bashoje byitwa ngo bagiye guharanira uburenganzira bwa muntu, basiga ibintu byose babyangije bakitahira, nta na kimwe kizima basize bakoze nk'ibyo bakoze muri Libya. None ikintu kibabaje muri iyi speech Muammar Gaddafi yari ari kuvuga, buri kanya yagarukaga byo nagiye mbisimbuka, ntago ari ibintu by'ingenzi kuvuga. Yakomezaga agaruka kuri Barack Obama kuba ayoboye isi, ayoboye Amerika, amushimira ko umwana wa Afurika ayoboye Afurika na kuba ayoboye Amerika, ariko nanone ntago yari azi ko ngo ari uzamugezayo cyangwa se ari uzamurangiza. Ndetse yakomeje avuga ati no muri Amerika ubwanya hangaha habaye intambara y'abaturage, yanambara ibindani mu gihugu y'abaturage ubwabo, atariko nta gihugu kigeze kiza kwivanga mu bibazo byanyu ngo kije kubatabara ngo kibashirire ibintu ku murongo. Muri Espagne habaye intambara y'abaturage hagati, nta muntu wigeze ujya kubivangira muri gahunda zabo ngo ibintu bishire ku murongo. No mu Bushinwa ndetse babwira ati biragoye ko wabona igihugu ku isi kitigeze kibamo intambara hagati mu baturage, abantu batavuga rumwe, wenda bamwe bigaragambye ati dushaka abana bayobozi cyangwa se gutya, ugasanga basubiranyemo ariko nyuma bakaza kwikemura ibibazo byabo bagashyira ubuyobozi bubanogeye, apana kuvuga ngo mwebwe ngo mugiye kwita mukemura ibyo bibazo. Ibi neza yari ari kuvuga ibyo byaje kuba mu gihugu cyo mu mwaka wa 2011 inyeshyamba zivumbagatanyega, hakaba iyo ntambara hagati mu baturage basa nk'abasubirana mu gace gace. Amerika ihita ibyinjiramo ivuga ngo ije gutabara abanya-Libya, aribwo bahise bicira Muammar Gaddafi. Igihugu bagisigara amatungo, igihugu cyari kiryoshye gikize kimeze neza ku isi, bahita bisubirirayo. Na n'uyu munsi igihugu ni amatungo, kandi ngo abanya-Libya ngo bari basaze bavuga ngo Amerika ni umucunguzi tuzaniye demokarasi ngidukishije ngo umuntu wari utuyoboye imyaka myinshi, ariko urebye ngo yarabayoboye imyaka myinshi, yabahaga ikintu cyose igihugu cyari kiri ku murongo. Ariko uyu munsi wa none nibwo nabo bicuza bavuga ati icyadusubiriza ibihe inyuma Gaddafi wacu akakomeza akatuyobora, niyo yatuyobora ibinyejana n'ibinyejana, nibwo ubu babibona. Ndetse akomeza avuga atari kubundi kwivanga mu batalibani ngo mugiye kubashyira hanze. Abatalibani bayoboye Afghanistan ninde babwiye ko bahita bashaka ibitwaro bya kirimbuzi birasa muri Amerika, ninde babwiye ko bazajya bohereza indege zikaza guturitsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nabwo babwiraga atari kubundi igitero cy'indege cyagonze, cya gitero nyine cy'indege ebyiri zagonze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 za ndege nyine Bin Laden yohereje. Atese mukeka ko kiriya gitero cyagabwe muri Amerika izo ndege zahagurutse muri Afghanistan? Oya, izo ndege zahagurutse ku kibuga cy'indege cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gute mwahise mujya gushoza intambara muri Afghanistan? Kuki mutakimuye ibibazo byaturutse indani mu gihugu iwanyu? Kandi abari bayirimo n'ubundi aho baturukaga kugira ngo harimo abo muri Misiri, ibyo byihebe n'ahandi. So why is Afghanistan being struck? The terrorists were not. Icyambere ibyebe byaturikije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ari ibyo muri Iraq, nta nubwo ari abanya-Iraq, nta nubwo ari abanya-Afghanistan, ariko izo ndege zimaze guturitsa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese mwihutira kwataka Afghanistan ndetse muhita mwihutira no kwataka Iraq. Kubera iki? Kariyo mpamvu yavugaga ngo izi ntambara zari ziri mu rushishyo. Ndetse Muammar Gaddafi akomeza avuga ati dukeneye isi irimo amahoro, ndetse isi ibihugu byose bisa nkaho bireshya bigashyira hamwe. Ati ntabwo dukeneye aho abayobozi baceceka kubera guterwa ubwoba cyangwa abandi batera abandi ubwoba. Ati nimba uzi kutavuga ukuri kandi ukuri kose mvuga namwe muba mukukuzi, nawe uri satani icecetse, ntabwo uri umutagatifu, nta n'ikintu uri gufasha isi. Ati ahubwo uri satani ucecetse, niyo mpamvu nta gihinduka.
niko Gaddafi yabwiraga abandi bayobozi bari baraho. Save humanity. Tugomba gutabara ikiremwa muntu uko byamera kose. Ati niyo mpamvu numva ko umuryango w'abibumbye mu gihe turi busohoke hano bakagombye gufungura amadosiye no gukurikirana ibyaha by'intambara byose byagiye bikorwa muri Iraq no mu bindi bihugu byose byitwa ngo ibyo bihugu bisa nk'aho ari ibihangange ubwo na Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa n'ibindi. Ati byakagombye gukorwaho iperereza ryimbitse bakaryozwa ibyaha by'intambara bagiye bakora muri ibyo bihugu. Ibyo bivugiraga mu muryango w'abibumbye. Ndetse nibwo yahise akomeza ababaza Muammar Gaddafi abwira ati nk'ubu ngubu umuryango w'abibumbye wakagombye kuba warafunguye iperereza rikurikirana bakamenya ninde wishe Patrice Lumumba uwarwaniye ubwigenge akarwanira no kugira ngo igihugu cya Kongo cyishyire kizane kibe igihugu cyigenga kiri ku murongo. Atari ko leta ntabwo umuryango w'abibumbye wigeze ukora iperereza ngo bamenye ngo ninde wishe Muammar Gaddafi n'impamvu yamwishe ari byinshi inyuma kugira ngo mwagiye mubyumva ko Patrice mumbabarire ntabwo ari Muammar Gaddafi, Patrice Lumumba. Muammar Gaddafi yashaka kugaragaza nyine y'amakuru n'undi mwese bamuzi ko Patrice Lumumba yishwe na CIA kugira ngo kiriya gihugu nyine bakomeze bagikoreremo ibyo bashaka kigume mu kavuyo n'ibindi bihugu by'ibihangange hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza banyunyuza imitungo ya Kongo. Ariyo mpamvu bishe Patrice Lumumba kuko ntabwo yari ari kumvikana kugira ngo nabo babone inyungu zabo. Hano rero Muammar Gaddafi nibyo yari ari kumera nk'ari kubibutsa ngo kuki ariko mutakoze iperereza ngo umenye n'iki cyatumye Patrice Lumumba apfa. Ati ibyo turashaka uzabyiga mu mateka bakamenya n'iki cyamwishe yazize iki. Aho ngaho nyine bameze nk'uri kubabwira ati turabizi ko ari mwe mwamwishe Abanyamerika n'abandi n'ibindi bihugu byitwa ngo birakomeye. Turashaka kumenya yapfuye ati kuki iryo perereza ryo ridakorwa. Ndetse nibwo yakomeje no kubabwira ati ese ubundi kuki Amerika idakora iperereza ngo dusobanurire ngo ninde wishe Kennedy wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuki mudakora iperereza ngo dusobanukirwe tumenye impamvu yapfuye ye nyayo yari byihishe kuko ubundi sinzi niba icyo ntabwo ndakibakorera. Bivuga ko ubundi Kennedy n'ubundi no perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishwe na CIA ubwayo muri Amerika bitewe n'ibyo yaratangiye gukoreramo iperereza kurikirana. Ariyo mpamvu batakomeje ngo bakurikirane bagaragaza uwamwishe yamwiciye iki yaziraga iki kuko bivuga ko ari CIA n'ubundi yiciye Kennedy. Lee Harvey niwe wishe Kennedy amurasha ari mu modoka, ariko wishe Kennedy nawe ngo yaje kwicwa n'undi mugabo w'umunya-Isiraheli. Uri kumva icyo kintu ariko Kennedy yarapfuye uwamwishe aza kwicwa n'undi mugabo w'umunya-Isiraheli kugira ngo nyine uwo mugabo atazamena amabanga ibintu bye byose bitazajya hanze. Noneho n'uwo munya-Isiraheli wishe Kennedy nawe nyuma yaje gupfa mu rupfu rutunguranye. Ayo ni amagambo yari ari gutangazwa n'uyu mugabo Gaddafi mu rukiko mbega muri iyo nama ameze nk'uri kugaragaza babwira ati kuki bose bapfuye muri ubwo buryo bw'amayobera abakagombye gukurikiranwaho urupfu rwa Kennedy mwari muri guhisha iki. Ibyo byose bikamenyekana icyahishwaga. Ndetse ngo bivuga ko ngo uno mugabo Kennedy ngo ajya gupfa uno perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko ngo mu mpamvu nyamukuru ahanini yari byihishe inyuma nuko atumvikanaga n'abandi bantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bayobozi ku byerekeranye ngo n'ibitwaro bya kirimbuzi byagombaga kuba biri muri Isiraheli cyangwa se bizajya bikorwa muri Isiraheli. Ndetse ayo yose n'amagambo akomeza avugwa na Kadavuga ati iryo perereza naryo rigakorwa tukamenya yapfuye gute. Ese uwishe Martin Luther King we kuki atagaragazwa ngo tumenye n'icyatumye mwica kuki ibyo mubihisha. Akomeza avuga abantu benshi basa nk'abishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo ba Abu Iyadi n'abandi benshi anasa nk'ugaragaza kazo uburyo bapfuyemo ariko atabweruye neza ariko ameze mbega yarameze nk'uri gushinja Amerika ati abantu mwagiye mwica ku bw'inyungu zanyu kuko bari bagiye kugaragaza ibyaha byanyu cyangwa se babangamiye inyungu zanyu mu yandi magambo mwagiye mubica. Yarameze nk'uri kugenda mbega agaragariza Amerika ko ari abicanyi nyine ari abanyagitugu mbega nibyo yari ari gusa nk'uwerekana cyane ko nabo bamwitaga umunyagitugu Muammar Gaddafi umuntu udatanga demokarasi. Hano nawe yaraboneye akanya ko gusa nk'ubibereka ariko agasa nk'ubica ku ruhande avuga ati kuki ibyo byo mutabikoraho iperereza ariko abizi ko ari abantu n'ubundi bishwe n'Amerika. Ndetse akomeza ababwira ati uyu munsi wa none hari ibicurane by'ingurube byateye isi. Ni virusi y'ibicurane by'ingurube icyo gihe yari imeze nabi hirya no hino ku isi. Ati impamvu ibyo bicurane by'ingurube bihari ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere hazaza n'ibindi byorezo byinshi kuko byamaze kugaragara ko hari ibihugu by'ibihangange twakagombye kuba twizeye ko ari byo bizana amahoro ku isi bigenda mu malaboratwari bigakora amavirusi byarangiza bigafata ayo mavirusi bikayatera mu baturage hirya no hino ku isi kugira ngo bikore n'imiti bijye bibagurisha inkingo bibagurishe n'imiti. Buriya bizinesi yinjiza amafaranga menshi cyane ni izi virusi nyine cyangwa se izi nganda zikora ibintu by'imiti bagukubita imiti itari bugukize. Ibyo twagiye tubibona ya miti nyine gusaba kuzajya uhora unywa imiti kugira ngo ubeho kubita ikirwara ubundi noneho ntibaguhe umuti ugukiza baguhe umuti woroshya ejo n'ibyongera bigakomereza n'andi mafaranga baguhe indi miti yoroshya kugeza ubuzima bwawe bwose urinze ukinywa imiti yoroshya utapfa utanakira kuko ukize se ubwo iyo bizinesi urumva yaba igikomeje wowe
mbega ni nk'urumogi cyangwa se ibindi rumogi oya ibindi biyobyabwenge binakaze cyane umuntu anywa nyine buri munota akahora akeneye ibindi kugira ngo abashe kubaho. Hano yari ari kubanenga avuga ati iyo ni imyitwarire iciriritse, ni ubunyamaswa, nta nubwo ari ubumuntu kuba ibihugu nk'amwe bikomeye bikora imiti yo gucuruza n'inkingo zo gucuruza, ariko mwabanje gukora virusi ari namwe mwaremye indwara mukazitera mu bantu kugira ngo mukomeze mucuruze mwinjize amafaranga muri gucuruza ku buzima bw'abandi. Ndetse akomeza avuga ati ubundi njye igitabo nizeramo cyangwa se igitabo ngenderaho kinyemerera ko ubundi nta muntu wakagurishije imiti, nicyo kintu isi yagaharaniye ko imiti n'inkingo n'ibindi byose twaharanira ko ibyo bintu byose abaturage babonera kandi bagakira, kuko yumvaga ko n'ubundi imiti irahari n'ibintu byose babikora babitangira ubuntu, kuko n'ubundi babona amafaranga arega n'ubundi yo kurwana intambara n'ibitwaro bya kirimbuzi, gute babura abantu kubahera imiti ubu. Ariko ati murema indwara ubundi mukarema n'imiti kugira ngo muhore mwunguka mubacuruza, ati ibyo ni ubunyamaswa. Niyo magambo Muammar Gaddafi yari ari kubabwira. Ibyo ngibyo yagiye avuga kenshi nyuma y'imyaka myinshi, ubu nibwo abantu benshi bagenda babibona, ndetse n'abayobozi benshi abahoze mu CIA n'ibindi bigo bikomeye bagenda bagaruka ku kuntu biriya miti koko ibihari, ukuntu ziriya ndwara aribo bazirema, ibintu nk'ibyo amavirusi akenshi aribo bayarema, iminsi runaka ukumva ngo bazanye n'urukingo, ngo bababoneye n'urundi rukingo, ngo n'urundi rukingo, ngo n'urundi rukingo. Ibyo byose mwagiye musa nk'ababibona. Muammar Gaddafi ari kubabwira ati mu bintu tugomba guharanira ni ukureba ko imiti yajya ihabwa abaturage ku buntu kandi bakize, apana biriya byo kubatera indwara mukabagurisha imiti. N'ubu byose nyine ari kubakatira. Amagambo nk'aya ngaya niyo yatumye abantu iryo jambo Muammar Gaddafi yavuze uwo munsi ryaragiye rituma batangira kubona none imitekerereze ye n'uburakari bwinshi yari afite, ubona ko uyu muntu ashobora kuzagumura abantu benshi cyane, kuko yaravugaga abantu bakamwumva Muammar Gaddafi kandi yaramaze kugira igihugu cy'igihangange. Ibyo ngibyo noneho ngo biza gukubitiraho ko ngo haje gusohoka email mu mwaka wa 2015 Muammar Gaddafi amaze imyaka igera muri ine apfuye. Nibwo email zasohotse zigaragaza ko Muammar Gaddafi ibyo bamushinjaga abanyamerika na NATO bari babizi ko ntabyo bamushinja, kuko baravugaga ngo Muammar Gaddafi ngo akorana ngo muri Libya ngo habayo ngo umutwe wa Al-Qaeda, ariko muri izo email zasohotse za Hillary Clinton hari harimo ingingo zivuga ngo leta ya Gaddafi yari yarishe cyangwa se yarakubise Al-Qaeda, yari yirukanye mu gihugu abandi bagize bari ibindi byebe byari mu twari Al-Qaeda, Muammar Gaddafi yari yarabifunze. Urumva ko atarashyigikiye umutwe wa Al-Qaeda. Ibyo Amerika yari ibizi n'abifite mu mapuro ko Gaddafi adakorana na Al-Qaeda, yafunze n'abagize umutwe wa Al-Qaeda bari mu gihugu cye, abandi bakirukanwa bagasohoka mu gihugu nyine bakabagirira nabi bakagenda. Ibyo Amerika yari ibizi, ariko ikavuga ngo hari ibyihebe, ariko mu nyandiko mu mayimeri byagaragaye ko bari babizi. Ikindi baje kuvumbura ko Muammar Gaddafi yari afite toni z'amazabu zigera ku majana na 120 toni za zahabu. Bivuga ko ngo Gaddafi yashakaga gukora ifaranga rihuza Afurika, cyangwa se ifaranga rizajya rikoreshwa ariko nyine rishyigikiwe na zahabu nyine, ku buryo ari ifaranga nyine ryagombaga guhita rica ifaranga ry'abafaransa rigahita riva mu kazi. Buri ifaranga ry'abafaransa ryakoreshwaga mu bihugu byinshi cyane rigahita rikurwa mu kazi. Ubona ko n'idolari ryabo ryaje rikatuganza, usanga riri ahantu hose bakabona inyungu zabo. Muammar Gaddafi agiye kuzibangamira, ndetse Afurika yigira ikintu gikomeye cyane, kandi Afurika buriya niyigaburira biriya bihugu byinshi. Nubwo genda mbona biriya bihugu byo muri West akenshi bisigaye bitangira kugenda bibirukana gake gake, ni ukuvuga ngo nta kintu baba bamariye, ni abantu babatwara ibintu gusa. Buriya bakubariye nk'ibintu nk'Ubufaransa kugira ngo bubashe kumera neza, ibintu byinshi ni ibintu bundi byaturukaga muri Afurika kugira ngo Ubufaransa ubone ko ari igihugu cy'igihangange, nuko ibintu byose akenshi bituruka muri Afurika. Wenda ibyo tuzagira igihe cyabyo. Ibyo byose rero barabibonye, ubona Muammar Gaddafi ameze nk'umuntu akomeje kuguma, akomeje gutekereza gutyo, n'uburyo igihugu cye yari yaragishyize ku murongo, kwiga ari ubuntu, kwivuza ari ubuntu, umubyeyi ubyaye bamwubakira cyangwa se bakamukubita amafaranga agomba kumubeshaho. Ibintu byose bya Gaddafi byari biri ku murongo. Igihugu cye ari igihugu kibayeho neza cyane. Igihugu cya Libya cyari ubutayu, ikibazo cy'amazi cyari Muammar Gaddafi ataratera kudeta, buriya igihugu cye cyari ku gasi, ari ubutayu, abantu babayeho nabi, nta mazi ya fresh bafite. Ariko Muammar Gaddafi amafaranga ya peteroli ya Libya yarayashora neza, amafaranga avuyemo kugira ngo yigwizeho gusa. Afata ayo mafaranga agerageza igihugu cye kugikubita systeme yo kugira ngo amazi amatiya ahantu hose, ariko amazi agenda ibirometero byinshi, amazi ajya bari mu gihugu ahantu hose, amazi kwire Libya yose, ku buryo igihugu cye cy'ubutayu wasangaga imirima yera neza cyane kubera yari yarahonyesheje amatiyo hose. Igihugu cyuzuye amazi wagira ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, kandi igihugu cyari ubutayu. Urumva ko atari umuyobozi mubi, nubwo yarayoboye imyaka myinshi cyane,
ariko byibura mubazaga ati uyoboye imyaka ingana gutya igihugu wagikoreye iki? Byari ibikorwa gusa. Kuva ku by'amagambo byari ibikorwa gusa byarangaga Libiya. Ariko abaje bavuga ngo baje ngo kutabara abaturage, ngo yatinze ku buyobozi, ngo bazanye demokarasi n'ibiki, baraje igihugu barakirasa bagishyira hasi, gisigara ari amatongo, bahita bisubirira iwabo. Icyari kibazanye kwari kugira ngo umunyafurika azahore hasi. Ariko umuntu aza kukubwira kuzaniye demokarasi gute? Kandi uzi ibikorwa yagiye akora hirya no hino ntagire icyo ahindura, ariko kumva niyo muntu uri kubwira abantu ngo demokarasi abashyiraho igitutu. Ariko wareba aho yagiye anyura hose ngo abashyiriye demokarasi, washaka ibisubizo bizima yahasize ukabibura. Nuko nguko byagenze, abaturage bagwa mu mutego ba Libiya. None uyu munsi none bifuza ngo Muammar Gaddafi bakamubura. Ni ahantu habi cyane. Reka mbabwire ngo ni byinshi